Shalom shalom bantu banjye, nizere ko mumeze neza. Imana irabakunda ariko ngewe nababwira ko mbakunda, ariko Imana yibakunda cyane kundusha. Ineza y'Imana ikomeze ibabeho. Hanyuma turagarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi, ariko munyemere nshimira abantu bakoze subscribe. Imana ibaha umugisha. Namwe mutarabikora turabizi neza ko wenda umunsi umwe namwe bizakunda, nuko igihe kitari cyagera ubwo namwe muzabikora. Hanyuma rero uyu munsi ngarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Uyu munsi ndasobanura inzozi z'abakunzi bacu bagiye batwandikira mu bintu bagiye barota. Hari ibyo bagiye barota kandi ni inzozi zikunda kugaruka ku bantu benshi batandukanye. Niba wararose izi nzozi nawe hari izo warose zimeze nkazo, ubwo nawe uraba wumviyeho kugira ngo usobanukirwe iby'izi nzozi. Bibutsa ko umuntu wese Imana ivugana nawe, abasenga cyangwa adasenga, akijijwe cyangwa adakijijwe, nguko nabibabwiye, buri muntu wese Imana ivugana nawe. Ahubwo ikibazo ni ukutamenya uburyo ki Imana ivugamo. Icyo nicyo kibazo. Hari umukunzi wacu rero yitwa Jeanne, hari inzozi yatwandikiye. Yaravuze ngo Yesu ashimwe, ejo bundi narose ndi ku kibuga ngiye kurira indege, ngo mbona ngiye kujya mu Buhinde. Bisigura iki cyangwa se bisobanura iki? Yararose ari ku kibuga cy'indege wagiye kurira mu Buhinde. Rero umugani ugana kariho, niba wararose ukarota uri kujya mu Buhinde kandi ukaba ubizi neza ko abantu benshi bagiye mu Buhinde bajyanwa n'ibintu bibiri. Abantu benshi cyane cyane b'Abanyarwanda bagiye mu Buhinde bajyanwayo n'ibintu bibiri. Abantu bose bari kumva ururimi ndi kuvuga akenshi bajyanwayo n'ibintu bibiri. Icya mbere bajyanwayo no kwiga, icya kabiri bajyanwayo no kwivuza. Uburwayi bwananiranye mu Rwanda babujyana mu Buhinde. Rero inzozi zifite icyo zivuga. Imana ishobora kwanga kugutera ubwoba mu nzozi, ariko Imana ikabivuze. Rero niba wararose ukarota nyine urimo urajya ahantu ariko ntubone ikintu ugiye gukorayo, wikwiyumvisha ko kuba ugiye kurira indege bisobanura ikintu yuko ugiye mu kintu cyiza. urose ngo uri kwerekera muri Amerika, ngo wurire indege ujya muri Amerika, ariko manzi umenye ngo iyo Amerika nayijyagamo njya kumara yiki. Mu gihe rero nta inzozi zawe zitadeterminye ikintu uzabwiye gukora aho hantu, biba bigusaba ngo usenge cyane, kubera ko kugira ngo utazajyanwayo n'ikibi. Vuga ngo ni Satani abashobora kugiye kukuremera urugendo rwo gukora, kuko na Satani ingenda arazirema. Ishobora kuba ari urugendo Satani agiye kukuremera ugiye kuzakora, ariko rukaba ari urugendo rutari urw'umugisha, rukaba ari urugendo rw'uburwayi, rukaba urugendo rwo kwivuza, rukaba urugendo n'ibindi bitandukanye. Rero niba urose ukarota ibyo bintu, senga cyane, kubera ko Imana ishobora kuba irimo kukuburira. Icya kabiri ngo yarongeye aravuga ngo nararose ngo arota umuntu wabo wa bugufi wapfuye ngo bari kumwe, ngo bishimye barimo guseka. Ibyo biba bisobanuye yuko Satani yaguhumanije. Kurota bapfuye, ibyo wamurotaho byose muri kumwe museka mukina, ibyo biba bisobanuye ko abadayimoni baguhumanije. Ubugingo bwawe bari gushaka ubukururira ikuzimu. Senga cyane rero kugira ngo Imana igutabare kandi ikurengere. Hanyuma reka tuvuge no kuri izi nzozi z'uwitwa Ndera, yitwa Uwiragiye Olivier. Uwiragiye Olivier yarose iki rero? Yararose ngo mwaramutse, nitwa Uwiragiye Olivier, mwansobanurira ndose ndi kwihisha. Yarose ari kwihisha muri wese ahantu, ngo kuko ngo ku kigo cy'ishuri, ngo muri wese ishaje, ariko ngo yari afite amabuye y'agaciro. Ngo noneho ngo yihisha ahantu, yihisha abantu. Noneho ngo ikintu yakingagaho aho hantu yihishe, ngo yakwisha abantu ngo bikanga,
ngo mbona ibyo nakingishaga birabambutse, ngo mpita nsohoka na ya mabuye nari mfite, ngo ndayajyana ndigendera, mba ndakangutse. Mumbabarire musobanurire, murakoze, mfite amatsiko, umunsi mwiza. Nitwirage Olivier, mwasobanurira, narose ndi kwihisha muri wese ahantu ku kigo ku ishuri, muri wese ishaje, mfite amabuye y'agaciro, nihisha abantu nakingaho bikanga, mbona ibyo nakingishaga birabambutse, bita nsohokamo na ya mabuye nari mfite ndayajyana. Okay, uyu mugabo Wirage Olivier cyangwa se umusore, simbizi uwo ari we, biravuga ko Imana, hari ibintu by'agaciro Imana yashyize muri we, ariko ikibazo cyiwe ntabwo asobanukirwa icyo Imana yateretse muri we icyo ari cyo. Urugero rwa hafi, kanze nshaka urugero. So Imana tuvuga ishobora kuba uri umunyabwenge wagateye imbere, ariko ubwenge bwawe ukaba ubukoresha ahantu hadakwiriye. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cy'agaciro Imana yateretse muri we, ariko ntabwo arisobanukirwa icyo afite icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ubwihisho bwe buba ahantu hadakwiriye. Ni ukuvuga ngo niba wenda huye n'ikibazo, aho kugira ngo wenda abe yahungira mu rusengero, ashobora guhungira mu kabari. Ubwo ni urugero ntanze. Aho kugira ngo uhungire wenda mu rusengero, umuntu akaba yahungira mu kabari. Ubwo ni urugero ndimo gutanga. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'agaciro, ariko iyo uhuye n'abantu bashaka ntabwo umenya ubuhungiro ubwo ari bwo. Mana yanjye, izo zisobanure ne, ndimo ndazumva muri nge, ariko mbuze uburyo mbigusobanurira Olivier we kugira ngo byumve. Muze uburyo ubigusobanura kugira ngo byumve. Reka nze mvuge wenda ngo kuri twe ari ukuntu usanga umuntu w'umukozi w'Imana, Imana yaramuhaye impano, kandi impano y'agaciro yakamukijije, ariko ugasanga ntazi uburyo akwiye kuyikoreshamo. Ugasanga umuntu afite impano y'Imana, ariko aba mu kabari, inshuti ze nizimusubiza inyuma, ntamenya ahantu akwiye guhagarara, ntamenya pozisiyo akwiye kubamo. Ahubwo ni wa muntu utazi kumenya agaciro k'ikiri muri we, ahubwo yarangiza akandagaza, agafata ikiri muri we akagisesa, akagitesha agaciro. So rero ni wa muntu utazi guha agaciro ubutunzi buri muri we. Hari ukuntu umuntu ubona usanga afite impano, ariko ugasanga impano yisa n'ayipfuye ubusa. Ugasanga umuntu wenda swate azi kwesitara amashanyarazi, ariko mu buzima bwe ntashaka kuba ahantu hari amashanyarazi. Uranamubwira ati va muri icyo giturage kitagira amashanyarazi, wegere hafi muri aba banyamujyi aho bazaguha n'akazi. Agira ati nge ntabwo nasiga isambu y'iwacu. Nyine ugasanga ni wa muntu afite ibintu by'agaciro byakanamutabaye, byakanamukishije, ariko ntazi aho guhungira hariho, ntazi pozisiyo ashobora guhagararamo ngo imugirire umumaro. So rero inshuti yanjye, bisobanura ko Imana hari ibintu by'agaciro yateretse muri wowe, ariko ukwiye kumenya ahantu ukwiye kubikoreshereza hanyaho. Ntabwo ukwiye kuba ahantu ngo muri wese, ntabwo ukwiye kwikinga ahantu udakwiye kwikinga, ntabwo ukwiye guhisha umuhamagaro wawe. Ukwiye guhaguruka, warangiza ugakoresha icyo Imana yateretse muri wowe, ukagikoresha muri pozisiyo ya nyayo. Imana iguha umugisha. Yumva, reka tugarukire kuri izi nzozi, wenda izindi tuzazivuga ubutaha. Hari undi wavuze ngo yitwa Miplay Jessica, ngo dusobanure ko turi muri tuwarete,
ariko ukabona uri mu mihango, bisobanura ko bakwanduje. Abadayimoni baraguhumanije, senga cyane kugira ngo Imana iguhumanure. Murakoze cyane rero, mugubwe neza, Imana ikomeze ibane namwe, ubuntu n'amahoro Imana itanga bikomeze bibagwireho. Shalom.